Yesu abaho umugisha bene data mwese turi kumwe hano kuri iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi hano kuri Pure Gold Channel. Amazina yanjye nitwa Jose Irumva, nkaba mwese nezerewe cyane, nejejwe no kubakira hano kuri uyu munsi wo ku cyumweru itariki ya 25/2021. Ni umunsi Imana yakunze ko tuba turiho kuko hari benshi cyane barangije gutambuka, yongeye kutwongereraho wowe nanjye kugira ngo tuyikunde, kugira ngo tuyikorere, kugira ngo tuyisenge, tuyihimbaze. Nta kindi cyatumye Imana yacu twongeraho uyu munsi wo kubaho. Imana ishimwe cyane. Nkaba rero mwese mbakiriye, nejejwe no kubakira mwese hano kuri Pure Gold Channel kuri iki kiganiro cyacu kongera kubagezaho cy'isaha ya 9. Ikiganiro cy'isaha ya 9 ni ikiganiro cyiza cyane twigiraho cyane ho abantu bagiye basenga mbere yacu, batubanjirije, basenze, kandi gusenga kwabo kwakoze ibikomeye, kwakinguye ijuru. Abo bantu tubigiraho. Tumaze iminsi tureba cyane ab'inginzi, aribo twita mu cyongereza intercessors. Ab'inginzi dusoma mu ijambo ry'Imana, cyane dusoma mu isezerano rya kera. Umwinginzi wa mbere uko tubyibuka twabanje kubona twizeho na Aburahamu. Aburahamu niwe wari umwinginzi twabonye wa mbere, kuko ijambo ry'Imana ritubwira Aburahamu yari inshuti y'Imana, yakundaga gusenga no kwinginga. Igihe kimwe ajya gusengera Sodomu, Imana igiye kuyirimbura, aringinga, azamura amaboko, abwira Imana ati mbabarira bariya abantu b'i Sodomu, ntubarimbure. Ariko byageze aho bararimbuka. Imana ikora uko yabiteguye, hari impamvu yabikoze. Ibi byose tubyigiraho. Ariko Aburahamu yari inshuti y'Imana cyane, tuzi byinshi Imana yagiye mukoresha ku bakunda gusoma ijambo ry'Imana. Undi mwinginzi twabonye wa kabiri, twabonye ko ari Mose nawe Imana yaramutoranije, imutoraniriza gusenga no kwingingira ubwoko bwayo, aribwo Abisirayeli. Ndetse Mose yahindutse n'umuyobozi w'Abisirayeli w'ubwoko bw'Imana, maze arabambutsa, abakura muri Egiputa. Imana iramushoboza, abavana mu buretwa barimo, nk'uko twagiye tubibona, abageza mu gihugu cy'isezerano. Imana yagiye ibana nabo cyane, kandi yabanye na Mose. Hari uwundi mwinginzi w'intwari rwose twabonye, wahamagawe akiri umwana muto cyane. Uwo nguwo wahamagawe akiri umwana muto cyane ni umwana watuwe n'ababyeyi be, bamuhindura ituro ry'Imana, bajya gushimira Imana kuko bari bamubonye, bari bamubyaye, bari barabuze umwana. Barahize umuhigo bati nuduha umwana Mana tuzamugutura. Uwo mwana ni Samweli. Uyu nawe yabaye umwinginzi w'Abisirayeli, ndetse ababera n'umucamanza. Imana idufashe cyane. Kwinginga ni ikintu cyiza cyane, ni impano nziza, ni umuhamagaro umuntu ahabwa n'Imana. Uyu mwana Samweli nawe yabaye umuhanuzi akiri umwana muto cyane. Imana itangira kumukoresha, imuha impano y'ubuhanuzi, imuha impano yo kwinginga, ndetse no guca imanza mu buryo bw'ubwenge bukomeye cyane, azicira Abisirayeli. Hari undi mwinginzi twabonye nyuma ya Samweli, undi mwinginzi wa kane. Undi mwinginzi wa kane nawe Imana yakoresheje ibikomeye, wari umuhanuzi, kandi wari umuntu winginga, usenga cyane, ubana n'Imana, ikamukoresha ibitangaza, ikamukoresha ibikomeye. Iyo ataza kuba yarasengaga, nta bikomeye Imana ari kumukoresha, ariko kubera kwinginga no gusenga, Imana yabanye nawe. Uwo mwinginzi twaramubonye, umwinginzi wa kane ari we Eliya. Imana idufashe cyane. Uyu munsi turakomeza tureba undi mwinginzi wahamagawe nawe ari umujene, yahamagawe ari muto cyane, yahamagawe ari umusore. Mbese Imana yamuhamagara hamwe na bagenzi be. Uwo mwinginzi wa gatanu wenda wamuketse ni Danieli. Niba usoma ijambo ry'Imana, niba ukunda Bibiliya, niba ukunda inkuru z'abakozi b'Imana z'abanyamasengesho, Danieli nawe n'undi mwinginzi. Haleluya! Waramubonye, wasomye inkuru ze.
uyu munsi nakomeje kubitekereza no gutekereza ku buzima bwa Daniel, numva ko twamwigiraho uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none nabonye ko twakwigira kuri Daniel kandi ko byadufasha muri ibi bihe tugezemo, muri iki gihe kitoroshye, muri ibi bihe bijya gusa nk'ibyo Daniel yari arimo. Ariko Daniel icyamufashije na bagenzi be ni uko bari abanyamasengesho, ni uko bahisemo kumvira Imana, ni uko bagendanye n'Imana. Reka turebe gatoya ahangaha ikintu ijambo ry'Imana ribivuga. Hano muri Daniel igice cya mbere haratwereka inkuru ya Daniel na bagenzi be ko icyo gihe mu gihe cye hariho umwami w'Abayuda witwaga Nebukadineza. Umunsi umwe Nebukadineza yashatse kugira abantu b'abasore bakiri bato cyane mu nzu ye ibwami ngo bajye bamukorera. Aza gutuma umutware we mu we yizeraga cyane witwaga Ashipenazi ngo agende amushakire abana b'abasore, abana beza, abana bakiri bato, abana bafite ubwenge, abana bafite uburanga kandi bafite ubuhanga bukomeye, ubuhanga buri ku rwego rwo hejuru, bajijutse ku buryo babigisha bagahita bamenya ibyo babigishije. Yashaka kubigisha n'indimi zabo z'abakarudaya bakazimenya, bakajya babasha gukominika nabo, bakominika n'umwami mu buryo bwiza. Yarabatoranije, muri abo bose hari harimo bane tugiye kurebamo, tugiye kwigiraho, tugiye kurebaho. Nk'uko navuze Daniel yari ari kumwe n'abandi benshi cyane, ariko we na bagenzi be bose hamwe bari bane na bagenzi be batatu. Tugiye kureba ukuntu Imana yabanye nabo aho ngaho ibwami, kandi ukuntu babyitwayemo neza, ndetse Imana ikabaha umugisha. Haleluya! Ntucike mwene data, ukomeze wumve izi nkuru. Ni inkuru ziryoshye cyane kandi wowe nanjye tugiye kuzigiraho. Ubwo umwami yaje kuvuga ati, aba bana, aba basore munzaniye, ndashaka ko mufata igihe cyo kubigisha iby'ubwami, cyo kubigisha uko bakora, uko bakwitwara, uko bakwifata, ndetse n'ubundi bwenge bwose, n'ubundi bwenge mu buryo bwose, mu buryo bwo kujijuka, mu buryo bwo kuba bazi indimi, mu buryo bwo kuba bazi n'ubundi bwenge bwose bwo gusoma ibitabo, n'ubundi bwenge buhanitse. Bagomba kuba ari abanyabwenge bagiye gukorera umwami. Muri abo navuze, muri abo bose bari bazanye harimo bane bakunda Imana, bane bubaha Imana. Daniel niwe uyu nguyu nshaka ko tuvugaho cyane na bagenzi be. Umwami yategetse ko abo bose uko babazanye aho ibwami ngo babigishe, babarere neza, babafate neza. Yaje gusohora itegeko rivuga ngo aba bose, abajene, aba bose munzaniye beza cyane badafite inenge, nabahisemo, nabakunze, none ndagira ngo mujye mubagaburira ibyo kurya by'umwami. Ibyo kurya mwantekeye nibyo nabo bagomba kujya bafungura, bafataho ifunguro kugira ngo babe beza, kugira ngo base neza, babyibuye, base nk'abana nyine bab'ibwami. Bazajya mubaha ku byo kurya byanjye mwatekeye umwami, ndetse n'icyo kunywa banywe vino yanjye. Iryo ni ryo tegeko ryavuye ku mwami. Wa mutware Ashipenazi nawe akagenda abwira buri muntu umwe uko yagendaga arera cyangwa se arukinga afuta buri musore, buri mujene, buri mwana. Daniel rero nawe yari afite umwitaho, yari afite umureba, aramwongorera aramubwira ati, wari uzi n'ibindi? Jyewe ntabwo nshaka kwiyandurisha ibyo kurya by'umwami, sinshaka kurya ku byo kurya by'umwami, ndetse na vino sinyishaka. Umutware Ashipenazi arabyumva, agira ubwoba, aravuga ati, ese umwami nabyumva azanca umutwe, nakureba azasanga warananutse, anca umutwe, anyicishe, birangire. Daniel aramubwira ati, icyo nkubwiye ni uko jyewe ntashobora kurya kuri ibiryo by'umwami, ndashaka kwirinda, sinshaka kwiyanduza. Nzi uwo nkorera, nzi uwampamagaye, ndashaka gushimisha Imana, ntabwo nshaka gushimisha umwami. Ibintu birakomera, ibintu ntabwo byagenze neza, ariko kuko Daniel yari umunyamasengesho, yari umwingizi na bagenzi be, baza gufata ibihe byo gusenga, babwira
uwo mwami, babwira uwo mutware ndetse n'ibindi bisonga by'uwo mwami byabarebaga, baravuga bati twebwe cyane cyane Daniel niwe wari imbere avugira bagenzi be ati tuzajya twirira imboga, tuzajya twirira ibishyimbo, mutureke twirira imboga, twirira ibishyimbo, hanyuma muduhe n'amazi yo kunywa, ntabwo iby'umwami tubikeneye. noneho aravuga ati muzatugerageze, muzaze murebe, nihashira iminsi 10 muzaze mudusuzume murebe ko tumeze. uyu nguyu Daniel yari afite confidence muri we hagati ye n'Imana, yaravugaga ati icyo nzi ni uko Imana nkorera ntabwo izankoza isoni, Imana nkorera, Imana nahisemo nkareka ibiryo by'umwami izamfasha, izandinda, izanyitaho, izatugira neza, tuzasa neza. Haleluya. Iri somo rya Daniel naryigiyeho byinshi cyane. Mwene data reka twigire kuri Daniel. Iyi si iradukurura, hari byinshi bidukurura, hari byinshi dushaka kuba twakora kugira ngo dushimishe abantu, tukaba twabeshya, tukaba twajya mu byaha runaka kugira ngo abantu bataduseka, kugira ngo abantu batatugaya, tugakora ikintu tugashimisha abantu kuruta gushimisha Imana. Icyo gihe tujya mu kaga. Ibi ni ibintu mvuga nanjye byigeze kumbaho, aho kugira ngo nshimishe Imana, shimisha umwana w'umuntu, shimisha abantu, ariko resulta zavuyemo ndazizi. Imana ni Imana, Imana irera. Iyo ufitanye relationship n'Imana ukaba uzi neza ko ari yo yakubwiye iti ibi bintu bireke, shimisha, ugomba kumvira Imana. Nawe ufite ubwoba kuri ba bandi wenda bashobora kukugirira nabi, Imana ifite ukuntu izabigenza. Reka dukomeze turebe iyi nkuru ya Daniel, urayigiraho maze ujye wumvira Imana kuruta kumvira abantu, izagufasha, izakwitaho. Iminsi 10 yarashize baje kubareba, ba bandi babareraga ndetse na wa mutware Ashipenazi baza gusuzuma Daniel na bagenzi be biriraga imboga, bashaka gushimisha Imana, bakinywera n'amazi, banga kwiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Baje basanga ni beza cyane, basanga barasa neza cyane, ndetse kuruta na ba bandi baryaga ibyo kurya by'umwami, ngo base neza, bakanywa vino ngo base neza. Kandi Daniel na bagenzi be dusoma ko baje kugira ubwenge bwinshi cyane, baje kugira ubwenge, ndetse n'umwami arabanezererwa, umwami arishima, abana ni beza, abantu barasa neza kuruta ba bandi baryaga ibyo kurya by'umwami. Daniel na bagenzi be Imana yabahaye ubwenge, ibaha favor, ibaha umugisha, kubera ko bumviye Imana bakanga kwiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Hari ibintu hano mu isi bishaka kutwanduza, hari ibintu hano mu isi bidukura bene data, ariko nuhagarara ukavuga ati izi nzoga ndazanze, izi za wine nanze kuzinywa, uriya mukobwa bitwa ngo ni mwiza nanze kuryamana nawe, uyu mugabo bita ngo ni mwiza cyangwa wampa amafaranga ndirinze sindyamana nawe, ugashaka gushimisha Imana, Imana izaguha umugisha. Hari byinshi cyane bidukurura, hari amafaranga ajya kurura abantu online, bakavuga ati dore amafaranga yakire, bakaba baguta mu mutego, ukagwa mu mitego y'amadeni. Ibyo bireke, shimisha Imana. Hari byinshi hano mu isi biri kudukurura, numva umutima wawe ukubuza, Imana ikakubwira ati wikurikira ruhurura, wikurikira imbaga nyinshi, wigenda mu kiyira cy'abantu benshi Kigali, ca mu kayira gafunganye, jya wumvira Imana, izaguha umugisha. Daniel na bagenzi be bumviye Imana, banze kwiyandurisha ibyo kurya by'umwami, maze Imana ibaha umugisha, baba beza, basa neza, bagira ubwenge, ndetse kurusha babandi ku buryo ari nabo umwami yahisemo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nukunda Imana ugashaka kuyishimisha, akaba ari ushimisha yonyine, kuko niyo ifite ubushobozi, niyo iri hejuru y'abami, niyo iri hejuru y'isi, niyo iri hejuru ya byose, izaguha umugisha. Haleluya, izakugirira neza, izagukorera ibikomeye, izagukorera ibitangaza utazi, izagusiga use neza, kandi izaguha byose, ntacyo uzabura. Ikirutaho, izaguha ubugingo buhoraho, kuko iyi si turimo ni igihe gito cyane. Muri iyi minsi numvise umuvandimwe wanjye w'inshuti ikomeye cyane witabye Imana,
birambabaza, binkora ku mutima, ndanyeganyega, ariko nanejejwe nuko yakiriye agakiza, nanejejwe nuko nzamubona mu ijuru. Ibyo byatumye numva Jose nashimisha Imana, nafata umwanzuro wo gushimisha Imana kuruta gushimisha umwana w'umuntu, kuruta gushimisha ab'isi, kuko iby'isi bizashira, kuruta kwirukanka mu bitagira umumaro, ahubwo ngende mu kayira gafunganye ko kumvira Imana, ko gutinya Imana kuruta gutinya amaso y'abantu. Imana itugirire neza cyane, kuko ejo ari ejo bundi, uyu mubiri n'uw'igihe gito nawuvamo, ariko mfite ibyiringiro mvuga nti nashimishije Imana nzahonjya. Nawe nuko mwene data, ni wowe nawe nuko turi kumwe. Reka duhinduke ab'inginzi b'Imana, reka duce bugufi twigire ku mavi. Reka Imana nikubwira ati senga, unsenge, nzagufasha ujye ubikora. Daniel yafashijwe no gusenga na bagenzi be. Uko begera Imana niko yahaga favor yo gukundwa n'umwami, yo gukundwa n'abo babanaga, yo gukundwa n'uriya mutware ndetse n'ababarindaga. Imana niduha favor kuko tuyubaha, kuko dukora ibyo ushaka. Ntabwo umwana w'umuntu azaguha favor. Mwene data twari kumwe, nagira ngo ngushimire igihe cyawe wafashe, ngushimire amasengesho nsengera, ngushimire subscribe ukora, ngushimire share, ngushimire yuko turi kumwe kuri uyu murimo. Reka dukomeze tunambe ku Mana, tuzabona ibyiza, kandi Imana izabana natwe tukiri hano ku isi. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Mana data, sabiye mwene data wari ukurikiye iki kiganiro, sabiye mwene data twari kumwe muri aka kanya, ndasabye ngo umubere umugisha, ndasabye ngo umugirire neza. Ndambuye Yesu Kristo ikiganza hano kuri iyi si, kuri uyu mubumbe w'isi, ndambuyeho ikiganza nsabira buri wese uhatuye. Ndasabye ngo ubafashe, ndasabye mwami Yesu Kristo ngo ukureho icyorezo cya korona kiriho muri iki gihe, cyazanye confusion mu bantu. Ndasabye ngo ugikureho mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwingiza ngo imbaraga zawe zigaragare ku isi yose, wigaragaze, ushobora byose, ufite autorite, ufite ubutware Mana, niwe waremye ijuru n'isi. Ndasabye ngo wigaragaze muri ibi bihe bya nyuma, utubane mwami nk'uko wabanye na Daniel na bagenzi be. Natwe udufasha abagukunda, abagusenga, bakubaha. Dushaka mwami kwitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo dushaka kwiyandurisha iyi si. Tuyobore mwuka, ayobore buri wese uri hano mu isi, muri iyi si, ugukunda. Ndetse n'abandi turabasabira ngo bakizwe, bagukurikire muri bihe bya nyuma, bagushimishe, kuko ari wowe ufite byose. Niwe utanga ubwenge, niwe utanga umugisha, niwe utanga favor, niwe utugirira neza. Mwami Yesu, ndagushimye kubyumvise kandi kudukoreye ibereze ibyo nsabye. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amena. Bene data twari kumwe hano muri iki kiganiro, mbasezeyeho kandi mbashimira. Tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Bye bye.